okay ana ko tugenda tureba abandi bakobwa uyu twamuvuza ariko nguyu nawe turamuvugaho murebwa Irene nta kidasanzwe ntago bikase ari gusa afite ijosi ryiza rirerereho gato ariko ntabwo renze cyane kuri njye tukagera rero kuri Miss w'ibihe byose wikarifi ariko ujya wemera ko nta kidashoboka nta kidashoboka ikindi nanone wemera ko uyu mukobwa ari mwiza ariko buriya Josiane burya abantu bakundaga kumuvuga ataramubona ati dore taye murabona taye se none ikindi nanone afite ha mu gituza heza nkunda sura keza umunyafurika wuzuye utaraciye kwa mukesha ikindi nanone na height yiwe irahagije y'umukobwa idakabidaka ikintu mbona kuri Josiane yikanze yayambaye noneho igera kuri ya iramubera urabona ko nagasurire ke ni kakandi nyine umuntu atinginze ni kuri bose mundi ubona ko ari kuri asanzwe aseka nyine kuri Josiane wenda nta bintu byinshi umuntu yakwitega gusa n'umukobwa mwiza uri naturel bigaragara ko nk'ubu wenda katugaruke kuri Josiane ko natwarwa kuri no muri Miss Rwanda mu buryo busanzwe Miss Rwanda zagiye zitambuka hari byinshi ba Miss bagiye bakora hari byo twagiye tubona n'ibyo tutamenye muri ariko bihari ariko bigaragara ko ibyo bakoze n'uyu nguyu yabikora kandi yanakora byiza cyane kurutaho ku cyambere cyo nuko afite public icyo azakora na public mwiyumvamo no babyakigaragara neza cyane imbere y'abafana ikintu wenda twavuga kuri Josiane ni wa mukobwa nyine wakunze kugenda akagarukaho nk'umukobwa abantu benshi bakunze kuvuga ko ari umukobwa uri naturel kandi wifitiye icyizere kirenze kugeza umuntu abamukunda n'abamushyigikiye bavuga ko ari uzaba Miss n'ataba Miss wenda sinzi ikizaba ariko gusa abantu benshi bamuha amahirwe bitewe n'ukuntu ariko se wowe wamuntu nk'amahirwe kangahe njye nabonye ari Miss Popularity nyine nk'umuntu ukunzwe cyane kuko nabonye abantu benshi bigaragaza nk'abantu bamukunze nanjye nkurikije nuko nagenda asubiza abantu benshi bavuga ati rwose Josiane yaba Miss Popularity twatugize Mr urabona ariko ntari biri rwose byavamo urumva undi rero uri munsi ya Josiane twari tugezeho ni umukobwa nawe umuntu yavuga ko ari mwiza ariko bitarenze cyane ntabwo bikubita ni umukobwa cyane witwa ni mwiza Megan 32 kuri njye arasanzwe nyine n'abandi bakobwa ntabwo akaze cyane keretse wenda mu mutwe aba ari byo biherereye kuko nanone aya marushanwa mbona hari igihe usanga inyuma bidatariyo ariko mu mutwe ugasanga niho biherereye gusa ni umukobwa nyine nawe ubona ko ubwiza arabufite nyine bw'abakobwa basanzwe n'abandi barasanzwe ariko tuba tureba wa mukobwa umuntu ashobora kureba what the food bata dore uzwara umukobwa uyobye abantu amayira wigeze kuko ubaho uyoba inzira oya njye ntabwo byigeze bimbaho turambeshye ariko hari uwayobye abantu amayira ni ukuri birashoboka uyu mukobwa rero we tubonye ko uko bisa kose nta birenze cyane abantu baduhamagara babiretse tugenda dukora akazi turi mu kazi twanarize umukobwa rero tugezeho ni umukobwa ngiye kuri njye pe ndabona ko ni mwiza rwose namwe uko muri kumubona karaseka neza kuri tayeho nyine ni taye française ari umukobwa mwita Teta Mugabo Ange Nicole nimero 23 ubona ko taye ni sawa n'amano y'amano yawe ni sawa n'intoki amano ni sawa ariko umuntu umukurikiye mwa bantu mwe arica gakomeretse Teta ni mwiza sofa ngiye kuri nge Teta nawe ndabona ko ushobora kumureba ukavuga ati dore n'uvuga ngo twangiye nabagize batatu hanjye ni batatu uretse ko hari wowe tutumvikanye wo gufata nimero yako ngiye sofa nifatiye kabiri uyu Teta nawe ni sawa cyane ubona ko afite smile nziza gataye katari kanini cyane ariko karishu ndasherche gakenewe ijosi ni sawa ntabwo rifatanye n'igikano abakobwa buryo naho zanga ijosi n'igikano buryo bifatanye byarafatanye ngasanga biri kurabura ku buryo ukeneye nko guconga ijosi n'umubiri utabasha kubona uko uconga ariko urabona ko gafite na sura nziza n'amatwi ni sawa ntabwo ari buriya n'amatwi abantu bajye bayitaho cyane n'amatwi abantu ni sawa cyane natwe turi kubabwira twe atagira mu kanya uza kuduhindukira
nta budurayi gira neza w'icyangugu urumva hatagira abantu baza kuduhindukira akatereze mwe muri beza umuhungu se abahungu wenda nawe mu gihe uzashaka abangu banyu beza mutubwire gusa twe turi kugenda tureba ko bitewe n'amarangamutima yacu tugende tunabyibutsa ko aho turakanda subscribe bagenda ukanda subscribe kuri channel zacu za YouTube. My name is Didas cyangwa se The Zoom TV 24. Ngewe ni Mbatadology umukobwa nawe tumukize mu bakobwa beza sasa rero mbata tugiye tureka ibintu byo kubeshya wenda n'abasheri bacu rwose hagire umuntu utuzana muri izi politiki hano turi mu kazi tuvugisha ukuri. Uyu mukobwa ni umukobwa ukimubona byonyine ubona ko umukobwa mwiza kuri njye ni mwiza rwose afite n'udutama rwose wonande ari buriya yende bw'umukobwa mwiza hari ibintu bitatu ngenderaho mu kanwa ijosi ngewe n'ijosi ngishyiramo amano n'intoki urumva none kine nukagaruka no kuri taye muyango rero muyango niweho turiho aseka neza icyo ni cyambere ndabona ngiye kuri njye ntabwo ndi kumwamamaza sinamuzi en fait ariko ndabona ni mwiza afite isura iri professionnel ikintu kiri professionnel ubundi bakunda kuvuga ko hano hawe abakwiye kungana naha ngo ngishire mu 3 harabo rusanga bitandukanye gusa umuntu ufite urutwe runini ariko hano wapi urabona ko umuntu umukobwa ngiye kugizi cyane mubona abonye bose bwa mbere uyu mwana ni mwiza kubarenza aragaragara neza inyuma noneho ikindi urabona ko n'amaguru ni sawa urabona rwose n'amaguru ni sawa n'intoki ndabona biriyo neza ariko nta mukesha ntayo banza ariko akunda babisize makeup cyangwa se umuntu agashyiramo ka filter kuri kamera gusa n'ubusanzwe banza ari inzobe ariko idakabije cyane gusa urabona ko ni mwiza n'amaguru ndabona nta n'inkovu nyinshi bandora umwana w'umubyeyi abanye babo bakingisha imbwa abana babo bashobora gusanga bakingisha imbwa handi handitseho shiyemesha sofa imana ni mwiza ku bintu wenda umuntu yavuga ku tuntu twinshi smile outlook kuno umuntu mureba kabisa no kwifotoza aragerageza umukurikiye ariko nawe umukurikiye we ndabona niyitwa ariko arabona mwiza ntabwo Odile ni mwiza kuko urabona ko kuri njye yanafunze imisatsi wenda bitandukanye n'abandi ikindi wenda tutavuze kuri muyango wabonye ko afite ka naturel ni nka Josiane buriya muyango na Josiane buriya bafite ahantu bahurira so ubundi twari tugezeho n'uyu Odile nawe ni mwiza simple nyine kuri simple ntabwo akanganye cyane awurenze sasa nguyu ko yakuniga ni nkari uyu mukobwa rero bamwita umukunzi wa Clemence ni mwiza gusa ariko ngewe ubusanzwe ntabwo ndi umukobwa wambara utu tuntu tutumeta bagenda bishyira ku dutoki utamenya ibintu byari byo tw'amafiyeri turaho gusa nyuma ni mwiza afite amatama afite no mu gituza nk'uko bakunze kugenda bivuga igituza ni hazima rwose nataye irasohoka nataye ni sawa irasohoka rwose uretse ko ari akantu nanze nyine muri compound uyu nguyu ukurikiyeho ni umukobwa bita Uwihirwe Yaspi cyangwa Kazimir nimero 21 kuri njyewe arasanzwe ndabona nta cyahatari arasanzwe rwose ikintu wamubona cyakora afite n'ikisi kidasanzwe afite wenda umusatsi yashokoje bitandukanye n'abandi uyu mukobwa rero bamwita Pamela ubundi hari abantu bajya babijinganya bakavuga ngo ashobora kuzaba Miss Rwanda sinzano wenda babikura ariko urabona ko Pamela umukobwa abona mukuru munini ariko atari munini cyane ari proportionnel ko yifitemo confidence confidence bizibona mu ifoto urabona no hanze rwose inyuma bimeze neza ntabwo ari bibi cyane ubu ngiye nawe ngize bane rero ariko Pamela sofa uwo mukobwa nabonye ukiri mwiza cyane ni wa wundi wa Mukanya Munyango niba ari Munyango uyu rero we mwiza itaye irasohoka tishimire Kiza Vanessa afite taille c'est bon n'amaboko i proportionnel na ko zataye abahungu benshi bakunda gushamamarira ni c'est bon sourire nabyo ni sawa aka makeup ntabwo gakabije malgré utundi tuntu wenda ntacyo bitwaye nawe yazamo ariko
nguyu ntabwo bikanganye cyane uyu ni inzobe umurungi Sandrine ni inzobe nyine umukobwa ariko ni mwiza afite n'akanyinya ariko ntabwo akanganye cyane. Hanyuma Didas twihuse tugere kuri Oliva ni ariwe nimero 20. Mutoni Oliva nawe ni umukobwa muremure ushinguye ni okay c'est bon ni mwiza aragaragara neza niba wenda atari ubuhanga bw'umufotozi ariko hari uburyo no guhitamo imyenda nabyo usanga byatumye umuntu aba mwiza. So far turarangije abakobwa bacu turabarangije ariko none reka tugaruke nanone murabizi uyu munsi haratambuka kugeza ubu ngubu tuvugana ubu ngubu ntarataha reka ture muri abakobwa turebe ngo niba uri butahe umukobwa wataha kuri njye muri aba bakobwa kuri wowe kanze nkucyure ariko yihanga ni nkucyura bwo ni ku bushake bwanjye njye numva Higiro Joara yataha komeza umanure nanjye ndebe Joara yavamo akaba agiye wenda gufata ikiruhuko komeza umanure nanjye ndumva uyu nguyu yataha uyu ni ndumva niyo Sawa Josiane ashobora gutaha rwose akagenda gufata akaruhuko okay sinde na okay ntihagire warebye ko bwiza bw'inyuma uza gutaha wenda ngo twitware umwikomo ngavuge ngo wenda ngo twamuteye bya bindi batera mu gitondo ngo mwakona ntabwo gusa n'ubwanano ubusesenguzi bwacu nawe ushobora gukora ubwawe kandi tugira ngo wenda ntawe bwari bugamije gusebya cyangwa guserereza n'ubusesenguzi bwacu nk'umuntu wari we wese rero ngibyo ngayo nguko mwebwe mubona ari nde uri butahe hagati aho kandi mubona mu bakobwa twagiye tuvuga we kuri weho ninde mwiza cyane ni wawe oyo kabisa ni wawe ni wawe ni umukobwa wawe sana no zamura none nanjye nkwereka umukobwa wanjye rwose iminsi yose numva nashyira no mu rugo kandira amafaranga n'undi akirira n'undi se amafaranga tuzayakoza iki twirwa dukore uyu namureka kayarya yashaka kayarya no kazahiriye rimwe gusa ngayo nguko hanyuma tugaruke kuri babandi bagomba gutaha atase saba ngiye nacyura uyu nguyu wewe wacyuye nanjye nababwiye ko uyu mukobwa akwiye gutaha ari he ko nihisha kandi akwiye uyu nanjye Joara sasa Joara wabutashye ukajya gufata akaruhuko ku busesenguzi bwanjye ariko nibyo reka tugaruka ku musozo tugaruka ku musozo ngewe nubwo uriya niwe umukobwa unkurura ku maso nkabonareba nkishimira ariko umukobwa numva waba Miss Rwanda ni Miss neza Juliana nanjye niko bimeze buriya twavugaga umukobwa mwiza ugaragara inyuma ku buranga bw'inyuma ibindi ntabwo twabigiyemo ariko sofa kugeza ubu abantu benshi tuzi ko Miss w'u Rwanda 2019 kugeza ubu uko bihagaze ni Miss Josiane mwise neza yango rero nabamukunda mukomeze mu mutore. My name is Didas nitwa Professeur Mbata umuprofesseur w'ikitegererezo komeza ubane natwe kuri Mbatadology TV nkuko bisanzwe ukore subscribe na Sanga of the Zigiye zitandukanye abari n'amafilime yacu atandukanye niko bimeze nanjye nitwa Desum TV 24. My name is again Didas Nivis. Subscribe for more video. Bye bye. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.